mufitiye n'uyu nigize mbura amafaranga yo kwishyura inzu, ubuzima bwancanze, arancumbikira we na esipe bemera kunyakira n'abana. Rero nari mufitiye umwenda avuga ngo Mana uzamfashe Damascene nzamwiture, agiye dufite umushinga wuko nanjye ndi umwe wabanye na Damascene, twakoranye muri Rwanda Plastic Industry. Damascene yarakigera mu kazi ntago yigeze areka umurimo. Hari ahantu mu kazi twitaga ngo mu giti cy'umugisha, twajyaga dukunda kwateranira tukavuga Imana. Damascene rero mu minsi ya nyuma twavuganye ku itariki 19 ambwira ngo mama Fra ngo none wongeye kugaruka iruhande rwa Holy Nation kuko yarayikundaga cyane, akunda Imana. Rero Damascene agiye muri mu mwenda mufitiye n'uyu nigize mbura amafaranga yo kwishyura inzu, ubuzima bwancanze, arancumbikira we na esipe bemera kunyakira n'abana. Rero nari mufitiye umwenda avuga ngo Mana uzamfashe Damascene nzamwiture, agiye dufite umushinga wuko uyu mwaka utari kuzashira adakoresheje, yari kuzaba akoresheje ubukwe. Ikindi kintu narenza arege bigera kuvuga igihe cy'umuntu avuga kibikarenga kamarenga aho tuza kwakira mukuru w'umuryango kugira ngo baduhe uhamdibutsa abantu bose baza kuza gutabara umutima w'umuntu kuba no kuruhuka bigatuma no kwiyakira byoroha vuba. Turashimye itorero rya Gatenga yatwakiriye, Imana y'umugisha. Twabuze umuvandimwe wacu yitwa Teka afite ntabwo ari maremare cyane kubera ko atashye yarakiri ingaragu, ariko reka make afite nawe tuyavuge ko nabyo ni ingenzi. Itariki yavutseho ni itariki ya mbere ukwezi kwa mbere muri 1991, yavuye muri uyu mubiri ku itariki 31 ari saa 3:40 za 2025, 3/5/2025, ava mu mubiri. Impanuka yaguyemo iyi modoka yaratwaye ari mu muhanda uturuka Bugesera ujya i Nyanza aho bita ku Gasoro. Hari ahantu bagana hepfo ari mu gishanga, ngira ngo tunaza niho tuvuye kumuza niho twanyuze, ubona yuko hagiritse cyane n'imodoka yavuye mu muhanda, ubwo yarangiritse cyane. Abandi muntu bari bari kumwe, ubwo bihereye kugira ngo bigendane. Uyu muntu bari bari kumwe dusa nkaho twari twamumenye, ariko yari umuntu w'inshuti ye cyane. Bahuriye mu nzira biganye kuri IPR Sano Kicukiro, barakomezanya nk'umuntu wari inshuti. Ndetse byanteye no kwibaza ndibaza se umuntu ko twasanze yari umugabo ufite umugore n'umwana umwe, umwana w'umusore yagute yafashe akajya guherekezwa n'umuntu w'umugabo. Bigaragara hari impamvu, hari ubushuti bari bafitanye cyane bukomeye, byatumye n'uwo muntu avuga ngo muherekeze. Ariko none akongera kuvuga ngo buri muntu wese afite umunsi wiwe, iyo munsi wageze ntabwo ujya urenga. Nubwo byagenda gute, usibye ko twizera Imana yuko nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima, icyo gituma tugira ibyo byiringiro, kigatuma tunakomera kurushako. Amashuri abanza yize muri Inyagisozi, ubwo ni mu murenge wa Cyabakamyi. Amashuri yisumbuye segonderi yiga i Nyanza, kaminuza n'undi yayize kuko namaze kwivuga Kicukiro. Umurimo avuye muri umubiri yakoraga, yatwaraga imodoka zambukiranya imipaka, ari nayo yatwaye ubuzima bwiwe. Yabatirijwe ku itorero rya ADEPR Karumeli 2013. Ndibaza mu by'ingenzi byaranze ubuzima bwiwe byari byo ngibyo. Mu gihe nda kugira ngo kuvuga ijambo risa nkaho riheruka, akasabe aba bavandimwe bazi bigira imbere. Hari Grace yari mushiki wiwe, hari Speciosa, hari nawe ni mushiki we, Ntirampeba ni inshuti,
hari na mama Divine nabo tugira ngo bigira imbere kugira ngo dutange ubuhamya bifuza kumuvugaho byadufashe no kugendana n'amasaha dufite. Ndabona hari abandi bampaye, hari Elize na Gade ubona badufasha kugira ngo bigire imbere kugira ngo duse nkaho tubijyanire rimwe ibindi umuntu abivuga ashoje. Nk'uko pasiteri yabivuze, ntabwo tugumya guheranwa n'agahinda, Damascene yari musaza wanjye, musaza wacu. Hari igihe kigeze cyagera aba nka papa kandi bakuru be bahari. Ndibuka ko covid iba, twaratashye, ndataha njyamo, twajyaye Bweramvura, yakoraga muri plastique, arambwira ati Space ntago yanyitaga Space, yanyitaga Speranza, ati ngwino amafaranga atazubaka urugo aka kanya tuyubakisha imibiri yacu. Andera nk'umwana kandi ndi mukuru wari mutoya. Yaramfashije nk'uko umubyeyi yafashe umwana we. Ndibuka igihe kimwe nigeze kubura amavuta ariko sinavuga, ariko yakundaga kuza mu cyumba cyanjye agacekinga ikintu cyose mbura, naza ngasanga yashyize amafaranga munsi ya Bibiliya cyangwa munsi y'icupa ry'amavuta. Ibyo nkabibona, ntabwo nirirwaga mwaka amafaranga ngo yo guhaha, reka yajyaga akunda kumbyinira. Ndibuka atari yakizwa, njye narakijijwe, namubwiye nti ese wakijijwe? Arambwira ati reka umuntu ukijijwe nta kazi agira, aba umukene. Ndamubwira nti hoya, ntiburyo kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza bigira umumaro w'igihe cya none n'igihe kizaza. Yari akiri umusore, yarabyibushye, ameze neza. Imana iramfasha kuko nabisengeraga, ahita yakira agakiza muri segonderi hari Nyanza. Yajyaga akunda kutubyinira, agakunda kubyinira mama we cya gisirimba kandi atarakizwa, akabyina igisirimba natwe tukishima. Njyewe wari warakijwe namenyaga icyo akoze. Nyuma Imana rero iramfasha, arakizwa, yakira Yesu, akajya yigisha. Ndibuka ko yajyaga yigisha muri ya perasi, yakundaga kuvuga ijambo ry'Imana. Najyaga mutumira muri UK, nubwo atajyaga agera muri UK niho nize yewe ngo abwirize, ariko yakundaga kuza muri sepu yacu. Ndibuka ko igihe kimwe yigeze ambwira ati Speti ntago napfa ntagiye muri korali Holy Nation. Ese Holy Nation ni iyi? Ati niyo mu Gatenga. Anyereka mashine, aranyereka korali, anyereka uwitwa Joseline, arambwira ati nkunda ukuntu aririmba. Hari n'undi mudirija wayo nabonaga, namubonye n'uriya, abantu ndabakunda nzajyamo. Birangira aje muri korali, dutuye hano hirya, akora umurimo w'Imana, akajya ambwira ati nzakorera ubukwe muri Gatenga kandi korali Holy Nation izandirimbira. Ndamubwira nti ndagushyigikiye rwose. Yajyaga akunda kumbwira ngo ntuzanyicire imibare mba narapanze, mba naratekereje cyane, nti rwose nzayikurikiza. Igihe cyaje kugera rero, yakoraga muri plastique, nanjye kwiga ndabisoza, nawe kwiga arabisoza, turataha tujya Bweramvura, niho twabaga. Noneho igihe kiragera, akazi karahagarara, aravuga ati rero ngomba kuba mbwiye korali ko ntari kuboneka muri iyi minsi, nimbona akazi nzasubirayo. Yakabonye mu matariki 25 z'ukwezi kwa 4 k'uyu mwaka. Yarakoze safari nka gatatu, kuko namuhamagaraga tukabwira n'ijambo twabwiranaga ni insazi. Ariko akimara kubona akazi yarambwiye ati hoya, njye ntabwo bikijagaraye, ntabwo hari ukuntu terime yakundaga kuvugisha ati barandundandunze, ati shaka umuntu nawe wakundarunda, tiho iryo jambo rusuzongere kurimbwira. Umunsi wo kuwa gatanu rero ni byinshi cyane nababwira. Yakundaga gufasha abana b'imfubyi, akambwira ati abana nzajya mbakurikirana. Hari n'abana bo ku rusengero yajyaga afasha kurepeta
yajyaga abikisha indirimbo, ntago nibuka ngo ni bande, ariko yajyaga aza buri joro akajya aza kubigisha abana b'abakobwa babiri, akabigisha indirimbo. Yari afite na cano, akajya avuga ati aba bana ngomba kubafasha bakazamenya Yesu, bagakurira muri Yesu. Hari n'undi mwana wigeze yagira ikibazo cy'uburwayi, arambwira ati uyu mwana ngomba kumuvuza, yamujyanye mu bitaro bya Kanombe, atari uko afite amafaranga menshi, ariko aba ati uyu mwana nzamufasha, akazi gahagaze, aravuga ati reka mbe ndetse ariko igihe kizagira nzamuvuza, mabosi wihangane nimba uri hano. Yari yarafashe gahunda yo kuzakuvuza ugakira ukamera neza. Ikindi kuwa gatanu nibwo yaje ari kuwa kane arara mu nzira, kuwa gatanu arampamagara arambwira ati rega ati ngeze Ikibungo kandi ndarara mu rugo, nari nshoje akazi, mpita muhamagara ndamubwira nti nimba ugeze Ikibungo ntabwo uri butahe, dore burije urarara mu nzira ibyo byose. Arangije arambwira ati ndareba. Ndataha, tugeze mu rugo umukecuru aramuhamagara aramubwira ati rega ndi butahe, turufunguzo murushyirire hahandi. Mbwira mukecuru nturufunguzo rushyire mu nzu ukinge nge ndi bumukingurira. Narategereje ndaheba. Ubwo nyine kwa gatandatu ndavuga ntubwo ari umuganda ari buzindukaze, kuko iyo yazaga natekaga nkavantereka mwakira. Umunsi rero kwa gatandatu nibwo nagiye kubona mbona mu gitondo ndamuhamagara arambwira ngo hari buze, hari ibyo yari kuza. Nyuma hacaho umwanya mpamagara muri umunaye nawe bajyanaga, arambwira ati jyewe turi buzane. Haciyeho akanya arambwira ati rega tigiye ninjye waboneka, Damascene ntagiye i Huye i Butare. Ndavuga nti umusivile anyiciye gahunda. Birangira bityo twongera nongeye kumuhamagara, telefone ntiyayifata. Ndavuga nti buriya aratwaye, ndavuga nti buriya ari bumpamagare. Natunguwe no kubona bahamagara mama bamubwira ngo birarangiye, nta rindi jambo namo twavugaye. Banje kubasuhuza, Imana y'abahora ibishimire. Damascene nka musaza wacu, nakireza yuko kubona icyo umuntu amuvugaho bisa nk'ibigoye, ariko uretse kuba umuvandimwe yari n'inshuti yacu. Tumubuze rero twari tukimukeneye, ariko mw'isi niko bimera, mw'isi niko bimera. Nekereza yuko rero kumuvugaho biragoye, ariko yari umwana w'inshuti yanjye cyane, ku buryo nekereza nashidikanya yuko nabo twaturukanye mu rugo babasha kuba bamuzi, baje bamerekeje, kubibabwira ngo babyakire byabagoye. Ariko yari umwana ugira urukundo kandi ugira impuhwe nyinshi. Muri make kuba muzi nekereza yuko ibyo mubizi, sibyo se? Abamuzi barabizi, abatamuzi bo nekereza ko kubivuga n'ubundi ntakiriho ngo murabimukundira, ariko mubyumve yuko yari intangarugero mu muryango kandi yari umwana ufite igikundiro. Rero buriya urupfu nubwo rubaho rukatubabaza, ni ikintu Imana yatugiriye neza igishyiraho kugira ngo twe kuramira mu bibi. Kuko ukurikije imiruho umuntu ahura nayo ari mu isi rutabayeho, nekereza ko abantu basara. Simbizi uko mwebwe mu bitekereza, ariko urupfu rutabayeho uko twari kuba tumeze sinkuzi. Nyine mwene muntu yari kuzaramira muri ibyo bintu bibi by'ingorane gusa. Rero urupfu ruratubabaza nibyo, kuko tuba tubuza abacu, ariko byanga bikunda hari icyo rumaze. Rero buriya urupfu ntabwo ari Imana yaruzanye. Nekereza yuko kubasoma Bibiliya neza, urupfu rwazanywe n'icyaha, sibyo se? Kubwo kutumvira kwa Adamu icyaha cyaraje, ariko ntabwo Imana yica. Imana irica? Kuba bisobanukiwe ntabwo Imana yica. Reka dusome ijambo rimwe hano riboneka mu Mubwiriza. Mu Mubwiriza igice cya 9 umurongo wa 10 turageza 12. Haravuga ngo umurimo wawe wose werekejeho amaboko yawe uwukorane umwete, kuko ikuzimu aho ujya nta mirimo nta n'imigambi uzahabona, haba no kumenya cyangwa ubwenge. Nongeye kubona munsi y'ijuru mbona yuko aho basiganwa abanyambaraga atari bo basiga abandi, kandi mu ntambara intwara atari zo zitsinda, ndetse abanyabwenge si bo babona ibyo kurya,
n'abajijutse si bo bagira ubutunzi, n'abahanga si bo bafite igikundiro, ahubwo ibihe n'ibigwirira umuntu biba kuri bose. Erega nta muntu uzi igihe cye. Muri mwese hari umuntu uzi igihe cye? Uko amafi afatwa mu rushundura n'inyoni nazo zikagwa mu mutego, uko niko abantu nabo bategwa mu gihe cy'amakuba iyo baguwe gitumo. Damascene ntekereza yuko atarazi ko uyu munsi igihe yaviriye mu mubiri byari bimubeho. Natwe abavandimwe be nitwigeze twitega ko igihe gisa nk'iki ngiki tuzumva amakuru ameze gutya, kuko mu muryango hari ukuntu uba ufite abavandimwe wababara ukavuga uti burya bwose ndakomeye, nubwo hari abagenda bavamo ariko byibuze ndacyakomeye, hari abanshyigikiye barahari. Rero wowe ugifite amahirwe yo kuba uhumeka, amahirwe wagize yo kuza kureba Damascene yavanywe mu uyu mubiri, si ukugira ngo ukomeze mu bibi byawe umenyereye. Uyu mwuka duhumeka turawutizwa, ni Imana yawuduhaye, si byo se? Ni Imana yawudutije, isaha n'isaha nawe wakuvamo. Ubwo rero mu gihe tukiwufite tureke ubwibone. Hari ukuntu twibona tukagira ngo hari uyu mwuka tuwukuyemo niyo yaba isagonda imwe. Ugize umugisha wo kugaruka ukareba isura ufite nyuma y'uko ukuyemo umwuka, ntekereza ko utakongera kwikora ibyo wikora. Rero reka dusabe Imana kugira ngo umuntu wese nk'uko ijuru ryaduteganyirije aho dutura kugira ngo tuhashakire Imana kandi tuyibone, kuko itari kure y'umuntu wese, ahubwo iri hafi yacu kuruta imyambaro twambaye. Dushake Imana kandi tuyigireho umugisha. Umuririmbyi wo mu ndatekereza ari korari yo muri ADPR yararirimbye ngo mbese izina ryanjye ryanditswemo, mbese izina ryanjye ryanditswemo ngo mwamubimenyeshe, ngo kugira ngo mbone uko. Rero byanga bikunda reka dutegure ahacu tukiri bazima tukiriho, kuko Damascene ibyo byarangiye. Niba ari ubugingo abikiwe Yesu nagaruka azabubona, ariko niba ari n'ibindi ubwo nabyo bizagaragara. Ariko icyo twakwifuza nubwo wenda bisa nk'ibyarangiye, twazishimira cyane kubonana nawe mu bwami bwo mu ijuru. Wowe ukiriho rero utegura ubuzima bwawe kugira ngo tuzabashe kugira iherezo ryiza. Nibyo mbifuriza mu izina rya Yesu. Murakoze. No kuvuga kuri njyewe, Damascene yari inshuti yanjye pe, yari inshuti magara, yanganiriza kuri buri kimwe, akanyereka nuko nakwitwara. Nta byinshi mfite byo kubabwira, ibyiza nk'abantu muteraniye hano mwaje guherekezanya kwigendera, nasaba ko mwafasha tukamusabira umugisha uturuka ku Mana ikamuha iherezo ryiza. Nicyo numva nabasaba, ibisigaye Imana ibaha umugisha. Haleluya, haleluya. Duhagaze hano kubw'umuvandimwe wacu Damascene. Yari umwana wanjye, twarabanye, angisha inama, mugira inama, dusenga. Gusa icyo nababwira, ijambo ry'Imana riratubwira ngo tujye duhora twiteguye, kuko nta muntu uzi umunsi, nta n'uzi isaha. Umuntu aragenda akabyuka akibwira ati ejo hanjye ni heza, nzamara imyaka, nzashaka, nzabyara. Ariko umushumba yavuze neza cyane ati mu masengesho musengera buri munsi mujye musengera nuko muzimurwa. Umuntu uwizera arimurwa ntagapfa. Hapfuye umubiri wavuye mu gitaka n'ubundi usubiramo, ariko umuntu w'Imana arimuka ntagapfa. Nubwo tubona umuvandimwe atatuvugisha, atumva, mu mubiri ubabazwa, ariko ubugingo Imana iba yabutwaye. Ni ukuvuga ngo Damascene ni umutwakoranye umurimo w'Imana. Hariya muri Covid njyewe namumenye yiga kaminuza. Covid ije
mu bantu najyaga nkoresha muri Nibature nawe arimo, yajyaga abwiriza ubutumwa. Twajyaga dutumira abantu bo hirya no hino no mu bihugu by'abaturanyi, ariko yajyaga akunda kumfasha cyane kuko yari umwana wumvira. Cyo nababwira cyo, kwizera yaragufite, kumvira yaragufite, no kubaha yubahaga cyane, agaca bugufi kandi akagira urukundo. Buriya niyo waba uzi Imana akajana udafite urukundo ntacyo byakumarira. Na Paulo yarabivuze, ni ukuvuga ngo yari wa muntu ubabazwa n'abakene. Hari igihe yigeze aza mu rugo, ndamubwira nti nta nubwo niriwe mbivuga, wenda hari ukuntu uganira n'umuntu akamenya ko hari icyo ubabaye. Damascene yabonaga ushonje, yaba ari umufuka w'umuceri afite akawuterura. Nibuka ko yigeze afata moto azanira igitoki aza kungaburira abana. Ni ukuvuga ngo rya jambo ry'Imana byahishuwe umushumba yasomye, imirimo yacu igenda idukurikiye iduherekeje. Mujye mushakisha imirimo, kandi noneho twajyaga dutinya urupfu, ariko Yesu wacu yarugize irembo. Yari umuntu wubaha Imana, yari umuntu wubaha abantu. Hambere aha yigeze ampamagara arambwira ati ndashaka ko hari ikintu tuzaganira nk'umubyeyi. Urumva ko urupfu ruratungurana, ntabwo ruteguza. Icyo kintu twari kuvugana yisubiriye, yitahiye, ntakibonye. Ikindi kandi mwaba Kristo muri hano mwe, numva wenda Imana ivugiye mu iteraniro ngo umugeni, ujye umenya ko burya umugeni ni umuntu bateguza, uba yararimbishirijwe yiteguye. Ntabwo Imana yavuga umugeni izi ko umuntu azarimbuka. Ubu ntabwo iyo aza gufatirwa mu kabari wenda yagiye kunywa, ntabwo tuba duteraniye hano. Duteraniye hano kubw'uko hari icyo tumuziho. Imana ijye itugirira neza. Hari ijambo ry'Imana rihariya kwa Yobu ibice 14 n'umurongo wa mbere wonyine, ntabwo twaje kwigisha abigisha bigishije ngo umuntu wabyawe n'umugore arama igihe gito kandi cyuzuyemo umuruho agakenyuka. Imana itugirire neza. Uwacu yari umusore utegereje nawe ejo heza hazaza. Gusa ikintu tuba dukwiye gukuramo kino isomo tuba dukwiye gukuramo, mujye mumenya ko nubyuka uvuga uti nshobora kutirirwa, ukore neza cyane, nawe imirimo myiza wakoze igende igukurikiye. Yari umwana mwiza 100%. Umuryango wacu twicaranye hano, buriya hari viziyo yari afitiye buri muvandimwe wese. Yari umuntu ugira umutwaro, usenga, ukunda gusenga. Hari igihe twigeze tunyagirirwa ahantu imvura hafi umuvu kudutwara, afite umutwaro w'umurimo w'Imana. Yakundaga hano mu Gatenga, genda umudiyakoni, kandi nashatse kuvuga ni wakwimutse ukazi wacu bya bindi twikunda. Arambwira ati buriya rwose ubuzima bwanjye bwose n'ibitekerezo byanjye byose biba mu Gatenga. Ni ukuvuga ngo mushire impungenge, uwacu yari umuntu ufite umutima w'abantu, kandi umuntu ufite umutima umeze gutya ntabwo ajya atinda ku isi, arimuka akigendera. Imana duhare umugisha. Murakoze. Nitwa Ndayisaba Elise. Twajyaga tuganira yanyisantakaho cyane, akambwira plani zose afite, izafitiye korali, ibyo ubwe yifitiye, kuko twagerageza kuganira nyine ukumva Damascene ni umukristo. Wenda dukomeze kuko umuryango babivuze, yari umuntu ufite urukundo rwuzuye, akunda abantu bose, abagerageje kumenyana nawe bose yabakundaga, kandi nyine urukundo rwarundi rwo mu mutima. Ndibuka wenda nsimbutse byose kuko byinshi babivuze, kandi ni imirimo myiza yose yakoze, kandi nk'umukristo ukuze. Ndibuka ku itariki 13 z'ukwa gatanu, yapfuye ku itariki 31 nibwo bahamagaye umuyobozi wa korali bamubwira. Ariko nge ku itariki 13 twari twavuganye, ariko unyandikira ambwira ngo umuyobozi wanjye ubu ibyo ibyari bimboshye namaze kubishyira ku ruhande,
ngo ubu ngiye kugaruka noneho dufatanye umurimo. Nabyakiranye nyine umutima nk'umuntu nari muzi, nsa nk'utebye, ndanamubwira se Damascene ko umaze iminsi wirukanka Tanzania aho kandi nkaba nzi ko wakundaga gusenga, ubu abatanzania niba bakuvangiye ntusigaye uri umuvangirwe. Arambwira ati icyo cyo ntabwo gishoboka kuri njyewe, ati nagiye mfite intego kandi noneho ndibuka neza ajya kugenda, babivuze wenda ni akantu gato, ajya kugenda yatubwiye ko agiye kujya akorana na mukuru we ku ikamyo, nta perimi yari afite icyo gihe, yari arimo anambwira ko yabonye perimi ndetse afite n'imodoka noneho asigaye akoresha. Arambwira ati bya bintu byose byamvunaga ndabona amaze kubishyira ku ruhande, ubu ndaje. Ndamubwira ni karibu ngwino dufatanye umurimo. Ku itariki 16 nibwo twaherukaga kuvugana, nongeye kumva inkuru ye batubikira ngo Damascene yakuwe mu mubiri. Rero biragora nyine ko kumva inkuru nk'iyo ngiyo, cyane cyane ku muntu w'inshuti, umuvandimwe, ariko kandi isi turimo nuko nguko imeze, nta kindi twarenzaho. Igihari cyo nuko dukwiye gukomera kandi tugakomeza kwikomeza ku mwami, kuko niwe ubasha kuduha imbaraga, ndetse no mu bihe bikomeye niwe udukomeza. Urupfu ubundi nta kintu kubizera, nta nicyo bidutwaye, n'inyungu wenda hano muri Zaburi ibice 116:15 haravuga ngo urupfu rw'abakunzi be ni urw'igiciro cyinshi mu maso y'Uwiteka. Rero Damascene yari umukunzi w'Imana, yari umukunzi w'abantu b'Imana, yari umukunzi w'abantu bose. Nta kindi twavuga kuri uno munsi, turakomeza umuryango, abavandimwe biwe ndetse natwe ubwacu muri Chorale Holy Nation. Ndavuga ngo mukomere, nitutagwa isari turizera neza ko tuzabonana na Damascene. Mukomere, Yesu abahe umugisha. Mwiriwe, ndagira ngo abantu bize muri IPRC Kigali baze twerekeze umuvandimwe wacu Damascene. Abantu bose bize muri IPRC mwihangane iminota mike cyane, baduwe umunota umwe wonyine, tugire ikintu tubwira Damascene ahantu aruhukiye mu mahoro. Tugiye kuvuga Damascene twiganye ku ntebe y'ishuri. Mutwihanganire, twafashe initiative ko twabwira abantu bose twiganye kugira ngo tuze tubwire Damascene ko yari umugabo, yari intwari. Muratwihangana nk'itorero cyangwa se abantu nk'umuryango wa Damascene, tugira ngo mwihangane kandi mukomere. Njyewe rero mpagaze ahangaha nk'umuntu wiganye na Damascene guhera mu wa mbere, mu wa kabiri, mu wa gatatu, imyaka 3. Abenshi hano twariganye muri kaminuza, ndabizi neza yuko abenshi barabanye, ba Emmanuel, ba Ernest, abenshi barabanye, abandi na perezida we muri SEP, ndabizi babanye muri Chorale ahari. Damascene rero yari intwari, yari wa muntu njyewe nize mfite akazi, aho nkamubwira Damascene va mu rugo, uko nzi ko yaratuye mu Gatenga, va mu rugo uze udufashe. Yari wa muntu witanga mu kazi. Ku ishuri njyewe rero nagiye kubona mbona SMS ku groupe rwa WhatsApp, tuvuga Damascene arapfuye, yitabye Imana. ngira emotion, ndavuga ni umuntu nka Damascene, kuki umuntu muzima apfa agasigara abantu bandi batari bafite ikintu bamaze. Mbabarire kubivuga gutyo. Ndabize neza ko umuntu twiganye muri class, Damascene yari umuntu w'intwari. Abasepie bari hano muri IPRC namubonye perezida, yari umuntu w'intwari pe.
mu by'ukuri Damascene ahantu aruhukiye yumve yuko aba classmate biwe abantu bakoranye muri Imana muri IPRC twaje kumuherekeza ahantu ari yumve yuko rwose duhari. Ndabizi neza yuko wenda yuko tugiye dutangana imikoro abantu wese bagira bavuga badani twaje kwigana muri class, ariko ndabizi neza twaje kumuha icyubahiro kimugomba. Mwa abantu mwo mugatenga Damascene mumuzi wenda aho gakeya, ariko mu by'ukuri yari umuntu witanga, ari umuntu usenga. Nge ndibuka yigize kumbwira ko nsengera Kimisagara kuri EPR, yigize kumwe ngo ndaye tuze gusenga kubera akazi nari mfite biragora, ariko yari wa muntu nk'uko wa mukecuru bivuze, yumvaga yashishikarizaga abantu gusenga Imana. Ndabizi neza yuko ahantu ari nawe imirimo y'Imana yakoze izamwibukiraho. Ubwo rero ndabizi neza yuko musangiza w'amagambo arakoze kuduha umwanya, ntago twajya duha umuntu wese ngo agire ikintu avuga, ariko ndabizi neza yuko ahantu ari arabibona yuko twaje. Murakoze. Dukomeze kwihangana. Nitwa Ernest Dushimirimana, ndi mu bantu babanye nawe igihe kinini ahantu hamwe, kuko twarabanye mu nzu. Navuga ko muri we harimo gukora ibintu byinshi mu gihe gito. Wagira Imana yo yari izi ko afite igihe gito n'ubundi, kugira ngo aryame yabaga ari ikibazo, akavuga ati ndajya kurepeta muri IPRC hano. Yabwirizaga, twari muri generasiyo imwe, ariko wasangaga ari ku rwego rwo kubwiriza abantu kuri za WhatsApp, kuri YouTube, kandi twe bitangiye kuza kino gihe yarakuze. Ni ukuvuga we bari bimurimo ko azamara igihe gito agakora ibintu byinshi igihe kinini. Niyo mpamvu arakoze adufashije murakoze cyane. Nitwa Bidane niyo gisubizo. Damascene twakoranye umurimo w'Imana muri SEP hariya muri IPRC. Yari umukristo mwiza, by'umwihariko namuyoboye muri korali imwe yitwa Yaspi, twaririmbanye. Twakoraga amasaha agoye cyane kuko repetition yacu yatangiraga saa 5, mu masaa 3 ikarangira saa 5 z'ijoro. Damascene yageragezaga kwitabira mu gihe twamaranye. Yari umuntu udafite icyo atwaye, nta kibazo na kimwe twigeze tumugiraho, yewe no kugumya asoje kuhiga kuko natwe twese twahanyuze. Iyo twamubwiraga ibikorwa by'umurimo w'Imana yarabyitabiraga. Ntekereza ko yari umuntu mwiza, yari umukristo mwiza cyane. Nk'abantu twabanye nawe muri kaminuza, twababajwe cyane nuko yatuvuyemo kubera ko twamufataga nk'umuntu w'ingirakamaro, ariko nanone twizeye ko tuzamubona umunsi tuzaba tugezeyo. Mukomeze mwihangane, twihanganishije umuryango n'abari bantu bose babanye. Imana ibahereze umugisha kandi tuzamubona nta kabuza. Murakoze cyane. Kwihanganisha umuryango, mukomere. Nanjye ndi umwe wabanye na Damascene, twakoranye muri Rwanda Plastic Industry. Damascene yaragera mu kazi, ntago yigeze areka umurimo. Hari ahantu mu kazi twitaga ngo mu giti cy'umugisha, twajyaga dukunda kwateranira tukavuga Imana. Damascene rero mu minsi ya nyuma twavuganye ku itariki 19, ambwira ngo mama Fra, ngo none wongeye kugaruka iruhande rwa Whole Nation kuko yarayikundaga cyane, akunda Imana. Rero Damascene agiye muri mu mwenda mufitiye n'uyu, nigize mbura amafaranga yo kwishyura inzu,
ubuzima bwancanze arancumbikira we na esipe bemera kunyakira n'abana. Rero nari mufitiye umwenda avuga ngo Mana uzamfashe Damascene nzamwiture agiye dufite umushinga w'uko uyu mwaka utari kuzashira adakoresheje yari kuzaba akoresheje ubukwe. Ikindi kintu narenza hari igihe bigera ku gihe cy'umuntu avuga bikarenga amarangamutima. Byose Damascene yakoze yakoreshejwe n'Uwiteka. Turi abakozi b'Imana ku murimo kandi twemera gukoreshwa nayo, natwe tuzasiga ubuhamya bwiza haba mu tubana abo tugendana nabo buri munsi. Niyo mpamvu nsaba Imana ngo iminsi yacu yo kubaho Uwiteka dukumenya iminsi yacu yo kubaho no kubara iminsi dusigaje ku inosi kugira ngo azasige inkuru nziza imusozi. Azasige inkuru nziza imusozi. Kristo mwiza nukora igihe gikwiriye n'igihe kidakwiriye. Buri muntu wese avuga ikimuri ku mutima, nubwo rwose tutabahaye umwanya ariko mwihangane. Nagira ngo dusoze tuvuga amagambo. Tugiye komereza mu Busanza kujya gushyika kumuherekezaho. Nta gupfa, nta gupfusha, nta gusonza, nta n'indwara zitubuza amahoro mu inosi zikadutwara abacu. Nta mpanuka zajya kubaho. Turamushimiye rero gahunda yose igiye kubera hano mu izina rya Yesu. Turahita twakira ijambo ry'Imana. Karibu. Ubwo hari hamaze bituma kwibaza umuntu agiye igihe dusigaranye kugira ngo haze kuboneka imodoka ari imisoro ubwo ari